ivugamo igiswahili ngo bado na ni bado kweli, bado sana. Muraho neza, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Ubutumire nubwo gusabana tugasangira byinshi, ariko icyangombwa cyane ni kwishimira byinshi nabyo. Umwaka turangije utari uyu nguyu tugiye gusoza wa 24, nawo igihe cyawo cyarageze, urahita, turishima, dushima ibyo twagezeho. N'uyu wa 25 twawugenjeje dutyo. Twawukozemo byinshi, twageze kuri byinshi, uyu mwanya ni uwo kubyishimira. Ariko iyo wishimira ibikorwa nk'ibyo, aho uhera ni ku bantu. Abantu nibo bakora ibintu. Ndabashimira rero nk'abantu mwakoreye igihugu cyanyu, tukaba twarageze kuri byinshi, ndetse dutegereje kugera ku bindi byinshi muri uyu mwaka mushya tugiyemo wa 26. Ubu ni 2026 mvuga. Ndabashimira mwebwe muri hano n'abandi banyarwanda bari hirya no hino batashoboye kuza hano, ndagira ngo tuvuye ngo babyumve ko turi kumwe nabo, nubwo turaha turi bake, ariko turi kumwe nabo aho bari hose. Ibi kandi bishoboka nanone kubera ko dufite umutekano. Ubushize se nababwiye ngo abaryama baryame, baryamire igihe, basinzire. Ariko ntabwo navuga kuryama gusa, ni ukuryama igihe cyabyo. Ikindi gihe ni icyo gukora nk'uko nyine mukora n'abandi bakora. Uwo mutekano ndawushimira aba baturage navuze batari hano, bari mu gihugu hose hirya no hino. Uruhare bawugiramo ni runini cyane. Ubwo birumvikana bundi bukurikizeho. Ni abasore n'inkumi, bagenzi banyu, abavandimwe banyu, basaza banyu, bashiki banyu, barara ijoro n'amanywa